ntiwagafata rero umva bayagushyizemo ubwoba ataka nagaki agafungurira imbere yawe asosoramo akagufu asosoramo ibaba asosoramo iki yamara tayari ubwo uba wambabariye urupa yarangiza yo ubwo we warize urimo gushima Imana tayari mu bwonko wari wakiriye ko umugabo yarapfuye n'imfura yawe ubonye Imana ihishuye umurozi Aramuhura TV ishakiro ry'ubutumwa bwiza umusemburo w'agakiza Aramuhura TV. Bakunzi barabohora TV Imana ibaha umugisha. Twongeye rero kugira umugisha wo kubona uno mutumirwa kandi mwamukunze muri benshi. Tugiye kugirana ikiganiro kigufiya utega amatwi urahishiwe. Reka musabe yongere kandi abibwire kuko hari ababa bamubonye ari bwo bwa mbere. Njyewe muri kuvugana nitwa Betty mwarimu muri ADPR, ndi umubyeyi Yesu yagiriye neza irampamagara nkorera umurimo w'Imana i Remera. Reka rero nsabe n'umushyitsi wacu atwibwiye. Murakoze cyane nitwa Valentine Mukarukundo nanjye ndi umubwiriza butumwa bwiza. Imana iduhana umugisha. Imana iguha umugisha. Reka rero tuganire kuri topiki cyangwa se intego ivuga ni gute abahanuzi ni gute ubuhanuzi buri kugusha abantu cyangwa bagahanura ibinyoma bitewe n'ibihe birushya bagezemo. Kuko hari ijambo riri muri Timoteyo rivuga ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya ko abantu bazaba bikunda birarira ari indashima ngo badakunda n'ababo. Rero insanganyamatsiko tugiye kuganirira muri Yeremiya. Wadusomera Yeremiya reka nkuko yarabivuze tugeze mu bihe birushya kuko warubivuze Paulo yarabivuze ngo hazaza ibihe birushya mu isi y'imperuka abantu bazabikunda bakunda impiya birarira batukana batumvira ngo bazigwiriza abahanuzi bahuje n'irari ryabo. Yaravuze ngo tuvuge ku bahanuzi b'ibinyoma abahanuzi bo muri iyi minsi y'imperuka nyine yo muri ibi bihe koko birushya. Hari icyo ijambo ry'Imana ribavugaho. Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 25 twumva icyo Imana ivuga kuri abo bahanuzi nyine. Haravuze ngo numvise ibyo abahanuzi bavuze bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo nareretswe. Ibyo bizahereza he kuba mu mitima y'abahanuzi bahanura ibinyoma. Abahanuzi bahanura ibihimbano by'imitima yabo ibeshye. Yego. Bigira inama yo kumpuza abantu banjye izina ryanjye. Barotorera umuntu wese mugenzi we ibyo beretswe mu nzozi nk'uko basekuruza babo bahugijwe izina ryanjye na Bali. Umuhanuzi ufite icyo yarose nakirotore kandi n'ufite ijambo ryanjye arivuge ibinyakuri. Umurama uhuriye he n'ingano ni ku Uwiteka abaza. Kandi Uwiteka arabaza ati mbese ijambo ryanjye ntirimeze nk'umuriro cyangwa nk'inyundo imenagura urutare? Yego. Nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye umuntu wese yiba mugenzi we ni ku Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Iri jambo muri ijambo ry'Imana ngene natangaye bakozi b'Imana. Urebye igihe Yeremiya yahanuriye ubuhanuzi biratangaje kubona muri kino gihe neza ko peste uko yabivuze ari byo bihe turimo. Uwiteka aba ngo uyu murongo 25 aravuga ngo numvise iby'abahanuzi bavuze
bahanurira ibinyoma mu izina ryanjye ngo neretswe neretswe ibi bintu ntibyeze bireze agakureba si wavuze iby'ibihe birushya by'iminsi imperuka turimo icya mbere abahanuzi bo muri iyi minsi y'imperuka baratandukanye n'abahanuzi bo mu gihe cyashize ba Elisa bari abahanuzi bari abakozi b'Imana murabyibuka umugabo w'ingabo z'i Siriya bamurangira yuko muri Isirayeli harimo Imana ngo yarahagurutse ajya gusanga Elisa ariko muri ibi bihe ntabwo abantu bagishaka umuhanuzi ahubwo umuhanuzi niwe ujya gushaka abantu abantu barahagurukaga bafite ibibazo bashaka umuhanuzi ngo bamenye icyo Imana ibivugaho bagafata urugendo bakajya kumureba ariko umuhanuzi niwe usigaye ajya mu iteraniro yabona umugore mwiza ubyibushye usa neza nkawe akavuga ati uretse gutaha nibo barankubita simbakira none Imana itugirire neza rero mujye mumbara rwose murampe mukiye kumbaza iby'abahanuzi njye nyine nawe uri umuhanuzi kandi jewe barabwijoro nyine njya mbivuga nigeze mbivuga ngo komeza uvuge gutyo ngo uzapfa ntacyo ugezeho ngo iyo turimo tuvuga ibintu nka biriya ngo abantu babona ko Imana iri muri twebwe ngo hari n'uwigeze abimbwira ngo iyi nzu mfite ngo naza guhaguruka ngo mpanure ngo urebe ngo nari ntagangariye mu bukode noneho mbabarire rwose ndazabyumva ariko reka mbabwire kubaho Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka umuhanuzi w'Imana atandukanye n'umupfumu umupfumu yakubeshya agapfundikanya akagira gute ariko rya turo ukarimusigira ya hene y'ibara rimwe ukayima ubu tumere nk'aba bahanuzi koko nk'aba bapfumu koko tumere nk'abo none akavuga ati ngewe ukuntu mbigenza yarabimbwiye ariko nari maze kubibona ahantu hatandukanye arambwira ati ngiye mu iteraniro ndabwiriza nkavuga ati kandi mba nzi ibintu biruhije abantu ngomba kwiyeranja nkakora ku bukene nkakora ku nzara nkakora ku barozi nkavuga ni umuntu umaranye iminsi umutwe w'uruhande rumwe mu byumve neza hari uzabivuga Imana yabimuvugishije ariko ari ubwo turi kurira ijambo ahangaha kuri 25 aravuga ngo neretswe ati mbonye ntabwo dusenya abantu berekwa turasenya ibinyoma ati mbonye hari abantu hano hari abarozi baje nijoro kandi abihimbiye aho hari abarozi baje nijoro bakubita ibintu nabonye banaga ibintu hejuru yumva ibintu bitakaye hejuru y'inzu agiye kumva yumva umutwe neza ngo urabarutse ukuntu hari abantu Imana yereka ibyo bintu ariko hari n'abantu bahagurutse babigira bizinesi none akavuga ati abo bantu baza tubasengere ni ukuvuga ngo byanga bikunda mu iteraniro ririmo abantu ibihumbi nka 3 cyangwa se abantu wenda tuvuge 300 ntabwo habura umuntu ufite icyo kibazo cy'uwo mutwe wabarutse akavuga ati ntangarije ahangaha ko Imana ibakijije none iyo ari Imana ibivuze Imana ntishobora kuvuga ibinyoma iyo ari Imana ibivuze irabikora uwo muntu akazategereza agaheba noneho iyo asohotse muri ba bandi bahagurutse bakaza imbere harimo abagore beza babyibushye nkawe hari umuntu yaje babona paritse imodoka nziza y'ijipe hariya uriya muntu niba yahagurutse mu bantu bafite ikibazo cy'umutwe aratanga nimero avuga ati uzampamagare umpamagare nzazi wawe ahantu batabye ibintu njyewe nzazi wawe hari n'umurozi umaze iminsi 3 agusuye ntago ubizi yuko ari umurozi yaraje hari ibintu ndimo mbona mu ntebe gutya ahantu munsi ukuntu yabishizemo ati ndashaka kuzaza tugahamagara Imana none akaza yamara kuko byanga bikunda ntago wakwanga umuntu uje kudugukubitira umurozi kandi arakuba ati dore nderetswe si turi kwijambo ngo neretswe ati mbonye serikeye iwawe ati mbonye ati mama ko mbonye serikeye irenze imwe ati ko mbonye ugiye kwikorera amaboko nubwo waba umeze gute buriya nta muntu udatinya urupfu aravuga tuzaze
atuzaze unsengere. Ibyo mvuga ndabizi, mfite amakuru sinavuga ngo uyu n'uyu n'uyu. Yego koko baricaye bari mu bisubizo, reka mbyite gutyo, ariko nabo bazi ubutaba ibyo bintu ahantu byavuye, ko havuye mu binyoma. Bakaza bafite agashashi gashaje ukuntu karimo akantu k'akagufa gashaje nyine, nubwo warya nawe inkoko, iyo nkoko ugasa nk'utwika akagufu kagasiribanga nko mu bitaka ugashyira mu gasha. Ibi ndi kubivuga kuko rega natwe twabikora. Yewe we njya mbwira abantu bete, iyo nshaka nanjye igihe natangire gukorera Imana, abandi uko bakoraga narabibonaga. Iyo nshaka kubaka inzu nziza mba mfite etaje, iyo nshaka imodoka mba nzisimburanya nanjye, kuko ijambo ry'Imana Imana yampaye n'Imana Imana yashyize muri njye. Iyo mpaguruka ngo mbicuruze nanjye mba ndi umuherwe ku rwego rwo hejuru. Agafata ako kagufa, agafata akantu kibaba naryo ziringa nko mu bitaka nyine, kugira ngo rigaragare ko rishaje rimaze igihe, agashyira muri ako gashashi, akaza ubwo ibyo mvuga babyibuka murabyumva. Akaza yamara kuhagera, mukozi w'Imana ati ngewe ubu nje nitegeye. Iyo ni systeme utakwase tike, araza akitegera, kakaba azi neza ko ari buyagukuremo atubutse nyuma. Ati nje nitegeye, mwuka Imana nyeretse urupfu rutunguranye rwari ruje, mbonye serikali ebyiri ahangaha mu muryango. Imana igiye kugukubitira umurozi kugira ngo umenye ko mu ijuru hari Imana. Ati kandi agahita avuga mu ndimi, yavuga ijambo ati yo, ati papa, ati niki nacyo ndakibonye. Ubu uretse ko nabibabwiye, ubu izi mbaraga ndi kuvugiramo ngewe, ubu nkubwiye nti niki papa, ati yo ushimwe, niki nacyo urakimbwiye. Ubu ntiwahita wemera wowe. Ni rero mufunge inzugi, mufunge duhamagara Imana, mufunge duhamagara ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Mufunge duhamagara yaremye ijuru n'isi, ngo umurozi aragutwara iki ko bihindutse. Mbonye Imana ikure. Funga gato dukoze isoni Satani, mukegekaho inzugi. Ati ndagira ngo uzamure kwizera. Tugiye guhamagara Imana, nyeretse ko irebuza guhishura ibihishwe muri iyi nzu. Tugiye gusenga, sinzi ukomeza, ariko nturangare, ube maso usenge. Ati tugiye guhamagara Imana kugeza ubwo Imana iduhishuriye uru rupfu rwari ruturutse heye. Humiriza duhamagara Imana, ugahumiriza nawe ubwo uri kubwira Imana, mbabarira, hishura ibihishwe, garagaza ibintu bigaragaza uwite. N'ubundi koko maranye igihe ubwoba bw'urupfu. Ubu nkubashije koko, hari umuntu uri kuri iyi si ushobora kumara nk'umwaka nta kintu cy'igishyika kije cy'ubwoba bw'urupfu bibaho? Iyo akubwiye ati ni ikimenyetso, uhita uvuga uti n'ejo bundi nari nabuze amahoro. Uko muhumirije murimo musenga, waba yakubonye atumva wirangara, ndi kubona marayika amanutse, ndi kubona hari ibintu arimo gukuraho, ndi kubona hari umuryango wari ukinze agiye gukingwa. Komeza uhamagara Imana. Uko ari kuvuga gutya ari kukwaserera, arimo arakora mu mufuka gahoro, agahita munsi y'umusego agira gutya agashyiramo ikintu. Yarangiza ati senga Imana beti, komeza uhamagara Imana, komeza winginga Imana. Imana twizeye ifite imbaraga, irashoboye, iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Nihishura ibihishwe bitamenyekana, niko ijambo rivuga. Agahita akubitamo indimi. Mumbabarire ngewe sinjya nkunda kwigana indimi, ubwo mba mpise mbiganira, ariko ururimi rw'umwuka ndarwubaha. Ntago nge nabyigana gutya imbere ya kamera atari umwuka umpaye kuruvuga, ariko byumva ahita akubitamo indimi. Kandi babwire, wenda turi ku kiganiro kindi cy'indimi, nacyo si igitangaza, tujye tubwiza ukuri abantu. Ndashaka kubwiza abantu kuri kuvuga indimi si igitangaza. Umuntu wahawe ururimi ushobora no kwikira ibintu uhora uvuga buri mwanya, ntiwananirwa kubisubiramo. Hari n'abateranya a na b na r, ukabivuga wihuta rwose bigakunda. Urumva, ntibazakwibishe rero ngo yavuze indimi nk'iminota 40. N'izi ndimi abana barazigana, muzabicunga utu twana tujyana mu nsengero. Hari abo bita amazina, ubu se tubivuge neza rwose, akabitama, akajya bisubiramo, akabyigana mpaka akabimenya. Yarangiza rero ati buretse gatoya, ati uheruka, ati ko ndi kumva nyamara muri izi ntebe harimo ikibazo, ko ndimo numva muri izi ntebe harimo ikibazo. Ahera ku ntebe
atashyizemo bya bintu akegura imisego ibintu akabibura ati papa kuri Imana itajya imbeshya birihe kunyeretse ku murozi abishyize mu ntebe agakwikoza hariya akavuga ati ni mu ntebe cyane ni kuri televiziyo atari kuwita ijwi ryambwiye mu ntebe agahita akubitaho indi ntebe imwe ndende akegura imisego yose agakoramo akajya atuwite kutajya umbeshya ndi runaka ko wanyeretse biri mu makingi by'amarembo runaka ntimwari kumwe ari kubwira Imana ngo ibyo yamweretse ndi hariya ko wanyeretse ibi ukanyereka ibi wite wambabariye n'ubu ukarengera abakozi ugakuraho uyu mugabo urupfu n'uyu mwana w'imfura wanyeretse ukamukuraho urupfu ugahishura imigambi y'umurozi ko wari unyeretse ko mu minsi 4 umunsi wa 4 baraba bashyinguye abantu babiri watabaye umuryango ugakura amarira ahangaha yarangiza agera kuri ya ntebe yatagangaye ibyuya byaje akavuga ati se koko Mana uwite uraramuka ukoze ibi nzafatanya n'umukozi wawe gushima Imana akavuga ati leta gusomera mu ijambo akavuga ukuntu hari abakozi b'Imana bahize imihigo nidutabara tugatabaruka amahoro ikizava mu rugo tuzakigutambira atari igihe Imana yumva iyo wahize umuhigo higa umuhigo atumva ikintu mpize tuzagaburira abashonje hari abakene nzi tuzabagaburira hari umuntu nasanze inzu yenda kumugwaho nabwiye Imana ko nindengera tuzamwubakira nkamwohereza amafaranga mukozi w'Imana reka mbabarire ubundi wari kuzubaka imva z'abantu babiri nyemerera Imana nigira ikikora iyi minsi nigashira nta rupfu rubonetse kandi Imana ihishuye ibihishwe ni ukuri tuzubakira uyu muntu yarangiza mugahiga imihigo akongera ari ku kazi ntari burambirwe akongera agasenga akikoza hanze akazenguruka akongera ati yo nawe ukaguta umukozi Imana yatutubikanye yavunitse yarushye yarangiza agafungu akegura wa musego aturima ubwo yikojeje hanze nk'umuhamya aragarutse mu nzu yagusize mu nzu yawe agafungura undi musego mukabona ataka kantu nagaki akakwereka ntiwagafata rero umva bayagushyizemo ubwoba ataka nagaki agafungurira imbere yawe asosoramo akagufu asosoramo ibaba asosoramo iki yamara tayari ubwo uba wambabariye urupa yarangiza ubwo we warize urimo gushima Imana tayari mu bwonko wari wakiriye ko umugabo yarapfuye n'imfura yawe ubonye Imana ihishuye umurozi ni wowe uzagenda utanga ubuhamya uti nabonye umukozi Imana Valentina niwe mukozi w'Imana wa mbere niwe mukozi w'Imana wa mbere Valentina agira ijisho rireba yageze iwe giti twasenze hafi amasaha 2 duhamagara Imana yari yasaraye yatutubikanye yahendahenze Imana duhiga umuhigo ndashaka ko ukabwira uti papa runa duhigurira Imana umuhigo 3,000,000 kampereza ntumva uyu mukozi w'Imana reka nyamwoherereze sinangombwa ngo amenye aho byavuye nawe namubwiye yuko Imana izamutungura ndagira ngo tuyamwoherereze kuri mobile money kandi aya mafaranga tuyamuye nta nubwo ndi mu mwibwire namubwiye ko Imana izamukora igitangaza kimutunguye agahita ayoherereza wowe uri beti urabizi uko ngewe nkora 3,000,000 nkahita nyakoherereza namara ubwo tuyohereje umuntu witwa Beti uriyo kandi nazi ko uwo muntu tuziranye 3,000,000 duhiguye umuhigo twamara guhigura umuhigo habwe nti Imana ishimwe mukozi Imana ntakugoye ntegera akamoto nigendere njye Imana nkorera izampemba njya mbwira abantu ngo niba bishaka twebwe Imana dukorera mukozi Imana ntabwo tuzavuga gukomera kwango niturangiza dusaba abantu twasengeye nibashaka bajye baduha cyangwa babireke wowe ndi kukubwira umukozi Imana wa wundi nakubwira cyakomeje ari ibintu ari kugukoropa mu mutwe kugira ngo uboneke umukozi w'Imana we udashaka n'indamu zawe warangiza utewe ya mukozi w'Imana nawe nubwo tuhiguye umuhigo ariko urumva wakoreye Imana basi akira ukamuheza nk'uduhumbi 50 kavuga ati oya ntibyari binaniye kukubwira ngo izo 3,000,000 nanjye nakoreye Imana zimpe nge nzihaye undi muntu
nabwiye ko Imana izamurengera kugira ngo nabona iriya mesaje ya ziriya miliyoni akayabona ageze kuri konti ye, amenye ko mu ijuru hari Imana. Njye Imana impamagara yambwiye ko ntagomba kwaka abantu amafaranga, oya yigumane. Nubikenera uzansure, uze tuganire, nteke ubugari n'inyama dusangire, unsure nk'umuvandimwe. Ariko Imana yambujije gusengera abantu ngo mbake ibiguzi. Ubwo arakwereka ko ari umukozi wa tayari miliyoni 3 aho arahurira yo nazo hari ahantu, urumva abo ni abavuga ngo neretswe bibisha, si ijambo ryatubwiye ngo bibisha abantu banjye ibinyoma, ngo umuntu narotora inzozi avuga ati narose izi nzozi azirotore, hanyuma niba hari icyo Imana yamubwiye nabivuga, avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, nta binyoma ntaki, avuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Warangiza ukabwira umugabo wawe ngo ya mafaranga yayanze, mukazategura kunsura, mukazana umuceri, mukazana kawunga, mukazana nido, mwajya ku mukozi w'Imana nta kintu mujyanye, muta amafaranga yaranze, mukabizana byose na envelope by'ubushyirimo 200 mwarangiza mukampereza, munkoreye stoke 1000 kandi na wa wundi ya nimero noherejeho n'indi nimero yanjye ariko ibaruye ku wundi muntu. Mana y'isi n'ijuru we, bene data ibi bintu biteye ubwoba. Bene ibi mba narumiwe nyine, mba nyine aba bantu tuba turwana nabo, mutumenera amabanga, rimwe bagahaguruka bakaturwanya cyane, mugiye gutesha agaciro ubuhanuzi. Reka mbabwire, si ugutesha agaciro ubuhanuzi, mugomba kumenya ko imbaraga z'Imana ziriho n'iza Satani zirakora, kandi Satani azigira marayika w'umucyo kugira ngo apirate ibi bintu by'Imana. Imana nta mwanya ifite yo kuvuga ubusa. Ndabizi neza yuko hari abakozi b'Imana Imana inahishurira rwose, akagera ahantu mu mbuga nk'uko hameze gutya ibyatsi bihari, akavuga ati munzanire isuka, mukarima mugakurayo ibintu yakubwiye. Ijisho ry'Imana rireba mu nda y'iyi si. Haleluya. Haracyari abahanuzi bazima Uwiteka yisigarije, batarapfukamira Bayali, batarateka imitwe, batarabesha. Areba munsi y'ubutaka akavuga ngo harimo igiti kizingiyeho umusatsi, hari igitambaro kizingiye gisobanura gutya, mukareba mugatanga, bakazana isuka bagahinga ibintu areba, namwe muhahagaze ibintu akabizamuramo. Turabaza abakozi b'Imana, yazaga akavuga ati muri parafo harimo ibintu, kandi ari ubwa mbere ahakandagiye, mukazana urwego akurira muri parafo agasosora y'ibintu yababwiye akabibereka. Abakozi b'Imana bariho, babayeho n'uyu munsi bariho, kandi bazahoraho, baracyarinze ibyo kwizerwa, barasonza bakihangana, baba mu mazu ba nyir'amazu bakabasora bakihangana, bategereje ubutabazi bw'Imana. Mbwira abakozi b'Imana banteze amatwi, ntimundakarire, mureke duhagarare hamwe tuvuga kuri kw'ijambo ry'Imana. Ubu tuvuze iby'abahanuzi, twavuze iby'abahanuzi, wenda nitubona umwanya tuzavuga n'iby'abavuga butumwa bagore kukuri kw'ijambo ry'Imana. We naratangaye, ijambo bakarihindura uko ritari kugira ngo baryibishe. Siko ijambo ryatubwiye, Imana iravuga ngo sinzabihanganira. Siko umurongo wa 30 hatubwiye 23 ngaha 30 ngo nicyo gituma mpagurukiye abahanuzi bibana amagambo yanjye, umuntu wese yiba mugenzi we, ngo nicyo gituma Imana irabahagurukiye. Reka mbabwize ukuri, hari impamvu yenda Imana yemeye ko iki kiganiro kinyuraho. Imana ihagurukiye abantu bibana ijambo ry'Imana, bakibana impano, ngo umuntu wese yiba mugenzi we, kugira ngo ngukureho 100 nkaza nkavuga ngo nagiye kubona mbona abadayimoni bakohereje ikibyimba mu nda. Ubu hari ibibyimba bihora ngo mu nda z'abakire, kandi abakire nibo bazarwara ibi bibyimba. Mana yanjye, reka mbabwire, abakire nibo bazarwara ibi bibyimba. Noneho Mana, hari amadini amwe namwe njye najyaga naninjiramo, havuga intu uyu nguyu ko yaparitse aratahana ubuhanuzi, n'uyu aratahana ubuhanuzi, n'uyu. Ni amadini yose uhereye kuri ADPR mbamo,
n'ayandi madini amwe n'amwe ntaho umwanzi ataba, ntaho umwanzi ataba, sibyo? Mu byumba by'amasengesho yaba ibyo mu nsengero no mu ngo z'abantu ibi bintu mvuga bibamo, urumva? Akamureba akabona n'umuntu wazonzwe, yo wenda inzara yaramwishe arahumiriza ijisho ntirivayo, ati Imana igukuye abadayimoni 7, ati bari bagiye kwica ku munsi wa 23 w'uku kwezi, abadayimoni 7 kandi nta badayimoni afite, ahubwo inzara imumereye nabi, akeneye uwamuhema. Iyi Mana izabona umuntu abadayimoni ari inzara, iyo Mana ni Imana nyabaki? Imana izareba umugabo mwiza nk'uyu mukameramani wacu kavuga ngo mbonye Imana iguhaye jipe, ugiye Dubai, ugiye muri Amerika wuriye indege. Si igitangaza ko uyu yajya muri Amerika, si igitangaza cyo kuko nawe amashuri ufite n'ahantu Imana ikugeje, si igitangaza yuko wajya Dubai n'ahandi. Ariko igitangaza ni ukubona umukecuru urimo asusumira gutya, yambaye bodaboda y'icyatsi n'umutuku zahengamye. Imana iti ndirahire nkurije indege kandi zakugira umuntu ukomeye mu gihugu cya Amerika. Nicyo ubwo ahubwo ibyo ni by'Imana ivuga. Imana ivuga ibintu bidashoboka. Muhere kuri Mariya, Imana yabwiye ngo ugiye gusama inda uzabyara Yesu. Ni ibintu yaravuze ngo bishoboka bite? Ko ntararyamana. None se birashoboka wowe umuntu utararyamana n'umugabo, marayika atanabwiye ati urarane n'umugabo mubyare? Birashoboka. Imana ivuga ibyo tureba tukabona ntibishoboka. Imana igasanga umwana w'umusore ahantu aragiye ihene, aragiye iki, ameze ukuntu, kamubwira ngo ndirahiriye nzakugira umuntu ukomeye, nzaguha amazu nageretse mu mujyi wa Kigali, ataranahakandagira, akaza agahera mu kazi ko mu rugo yibitseho ijambo Imana yamuvuzeho, akazagera ku cy'Imana yavuze. Icyo ni cy'Imana ivuga, icyo ni cy'Imana ivuga. Kandi hari abahanuzi Imana inyuzamo ibimeze gutya, ariko hari n'abatekinika. Ntituzabareka rero, tuzabwira abantu bahumuke, tuzababwira ukuri. Ukiri aho ibyo bintu uvuga ni ukuri, igihe nigeze mpura nabyo, ndetse barananyanga kuko navugaga ukuri. Aho bafataga utuntu bakadushyira mu vaze, babwira abo bantu aho hantu narindi narererwaga ni muri mu bihumbi 2000 gutyo, muri 98 ngo babonye ngo ibintu ngo Imana ibahishuriye. Turicyari ku ijambo rivuga ngo neretswe. Baragenda barabihashira, barangije babikurayo kugira ngo bagurire amatelefone, babaha amazu. Reka tubabwize ukuri rero, bene data, turi mu minsi ya nyuma aho abahanuzi b'ibinyoma bazagwira, ngo bazigwiriza n'abigisha bahuye n'iki n'irari ryabo. Niba umuntu arimo ashaka ibitangaza, ntabwo azakunda Valentina urimo uvuga ukuri, uvuga ko hari abantu basigaye bateka imitwe. Hari ubutekamutwe busigaye mu bantu bavuga Imana, rwose mbona bimaze no kurenga urugero. Oya, reka tuvuge no kuri iki nacyo wari uvuze, abantu bo muri iyi nimwe mwavuze abantu bo muri ibi bihe birushye, nabo rero ntibashaka ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nabo bahanuzi nabo narivuze ngo twibarenganya, ariko kandi bumvishe ko Imana avuze ngo izabahagurukira. Ariko kandi nanone tugaruke kuri aba abantu muri iyi minsi nabo amatwi yabo ngo azaba barya, ngo badashaka kumva inyigisho nzima, ngo bazigwiriza bigisha, ngo bahuye n'irari. Kavuga ati nkeneye umugabo, ngiye gusenga numva ikimana ibivugaho. Uri kucyumva? Niyo waza ukabwiriza kwihana, ukabwiriza gukiranuka, ukabwira n'umukorera Imana, mwubaha Imana, ntashobora. Arashaka kumva ko hari ikimana ivuga, ko ashaka umugabo nyine, nicyo kintu ashaka, ko Imana igira icyo ibivugaho. Nabo rero ntibashaka kumva inyigisho nzima rero, kuko bashaka kumva nyine ibijyanye n'ibyo bararikiye. Nibahame hamwe, babwirwe ko batazapfa bazarama, babwirwe ko Imana ikuyeho urupfu, ibabwirwe Imana ko ikuye ubupfu, babwirwe ko Imana ibazamuye, kandi ko kwenda bari buzanazamuke. Nuzamuka umenye ngo nzamutse kubera ko Valentina yabimbwiye. Nibahame hamwe, bumva iby'amatwi yabo ashaka kumva hamwe. Nabo rero amafaranga nibayatange,
bayatange rwose, bayatange ku bwinshi. Ayo wakishyura umwana ishuri yahereza abahanuzi. Kandi njya mbwira abantu ngo bene nk'ayo nta mugisha Imana yaguheraho. Ibi ndabizi ko ari abantu we bari bubabazwe n'ibi tuvuze, ariko nta mugisha Imana uba umeze nk'uwakwibye. Nose umujura agukoze mu mufuka, Imana iguha umugisha ngo mwana wanjye ngo reka nguhe umugisha ngo umujura yakwibye. Kandi abajura biba mu buryo butandukanye. Hari uzakora mu mufuka, hari abazagusiga imiti kugira ngo bakwibe, hari n'uzagutekinika nk'uku kugira ngo akwibe. Dore ikintu gihesha umugisha ni iki? Ni uko umutima wawe ukubwira ngo ngiye gukorera umugisha kuri uyu muntu, ngiye kugira icyo ndekura nyitange ku bw'uyu muntu, nacyo kimpesha umugisha. Nicyo kintu Imana izaguhera umugisha. Urugero, Aburahamu abonye abagabo bari kwitambukira, barimo barigendera, ubwe n'umutima we aravuze ati reka nakira aba bantu. Aravuga ati mwaje mukoga ibirenge. Nibwo abwiye umugore ngo bazane ikima. Arabohora TV, arabohora